uyu ni umugabo ukomeye cyane mu ruhando rwa sinema, afite abantu benshi afasha kugira ngo impano zibumve. Uyu mugabo imena gitero ujya nkunda kuvuga ngo ni 001 yego mu bantu bandika sinema. yego uyu muhanzi yarakoze yarihirinze kandi akora ibintu bizima bifatika. narinzi ko uyu munsi ari buze yambaye suti, ariko nyuzo barayitera idishe ngo ubukwe ni ubwacu. Kirama iriya dishe wikoreye n'amasahani yikoreye biba bikwiriye umubyeyi. umwe mu bakobwa abantu bifuza ibihe birebire cyane, waba uri icyo umuvuga ugatangira guhinda inkuru, izo nkuru tukazica amazi. Reka nakira umukobwa mwiza cyane bita Nyambo. Nyambo akaba yitiranwa n'inyambo. kuje subirayo narinje kwakira Nyambo. twamagaye impano zose ni wahanze ubonye Nyambo uraza. Nyambo rero ngo ni umwe mu bakobwa beza babereye inyambo, akaba ari nayo mpamvu yitiriwe inyambo. yego maze bamuha impano ye. ni rwiyemezamirimo muri filime, afite filime zigiye zitandukanye, akaba ari umukozi ukorana n'abano bakozi bandi bahagaze hano imbere. Inyambo hagarara aho ngaho gatoya. hari nashaka kuguha miliyoni 450 wenda se utazabona ariko ufite mu bitekerezo. umeze nk'abo bandi baruta amakamyo akabagongera mu mutwe. reka ndavuga undi mugabo ari kujya zikuza hano hafi nawe yafatiye inkuru hanze yitwa Soti. inshuti y'akadasohoka yanga Soti niba ari hafi nawe atambuke ashimirwa mu ruhame. yagiye gushaka views. Soti ni umwe mu bantu bashyize hanze akajya gufata views nyinshi, we ntabwo barankamura bazimaramo. akajya avuga ngo bamenya tumufatiye hano bamenya tumufatiye ku gasima. ariko kandi ntabwo bamurenganya kuko iyo utanga views ukwiye kuba hafi ugacuruza. umugabo bita Clement Mich yafashe benshi mu kwandika, maze nawe ahaguruka kuyabende. Clement Mich we mu banditsi b'abahanga, akaba n'umwanditsi utuje kandi udahubuka udahuzagurika. nanjye ndahindukiye. kuhindukira ureba Clement. mpindukiye ndi abakobwa bamukomeraga amashyi. bamwe basore bakundwa kubera kwitonda kwe, ushobora kumarana iminsi 2 avuze amagambo atarenze 2. ariko uzi ko iyo ariyo sisiteme yo gukorwa n'abakobwa. uraceceka? ngiye guhagarika iyi mikoro nanjye nceceka. hari undi bita Apollinaire, umugabo wakoze kuva kera filime zikomeye. ubu nawe barakora filime bita Apollinaire. uyu mugabo rero Apollinaire nkunda kubona muri filime nyinshi. uyu ni umugore we. yego. wow, urabona ukuntu afite umugore mwiza. yego. ariko bamushije kuko abantu bafite abagore beza, aho ngo urabegera ukabivuga. wow, Apollinaire amashyi cyane, nawe tumushimire kuri umusanzu yahaye Agi ndetse na Mama Janine. Mama Janine ube hafi nawe ushimirwe mu ruhame. hagati aho ngaho hari special gift tugiye kuba twatanga. izo mpano ziraza kuba zikomeye, ni impano zivuga ziti ntimuzicwe n'izuba duhari, turi abana turimo turabyiruka ndetse tuzahaba ku bwanyu. nyuma ya Mama Janine unkundire nawe iyo mikoro uyishyiraho ku meza kandi wumvire imenagitero mbanze kugukurikiraho. iyo mikoro y'impere Mahene ayimfashe. yimumpere ugiye kuduha banyamurira mu kazi. oya yimuhe uratahira avance ubwo niba ariko bigenwa rero byarangiye. hanyuma nonaha
tafari kuri byinshi kandi bitandukanye, akaba inshuti magara yaba bageni bacu bari hano, yitwa bene imigisha, akaba bene imana aka bamenya ama emotion atambuke nawe ahabwa impano yateguriwe bene imana. Abakunda filime y'abamenya muramuzi, murayikurikira. Miki agapromota ni abantu be cyane, ngo baragushimira ku musanzu wabahaye, kandi baragushimira ku ntambwe nziza watumye batera muri sinema nyarwanda ndetse no mu bindi byose. Amashimwe cyane kuri bene imana, akaba bene imigisha y'amahanga. Nibwo bwa mbere nahabwa impano kwe mu bwa mushiki wanjye, ariko ikintu basobanura nicyo bashyizemo kimfasha kujya ahandi hantu mvuye hano hantu. Hagati aho ngaho rero twakire Mahene yanyegereye cyane nawe, kandi umwero uvuye bukuru ukwira hose nawe ugenda ubwo yakambaniye nawe kagambanirwe. Mahene uhagarare hagati, ushimirwe mu ruhame. Barakoze cyane, abana baragushimira babikuye ku ndiba y'umutima. aravuze ati hamagara n'umugabo wawe, nawe ze kuvuga nzi ko ari umukobwa. Nuko warubizi se asitaye ugera mu Mahene ari umukobwa uramenye. ejo nzabapare kiza ikibi nuko utabikora neza. Warakoze cyane Mahene n'umuryango wawe, Imana ibabinate. Ameze nabi cyane, urabona ko ngiyo rero iyo Kiraman yateguriwe akira ati wambaye ingofero niyo Kiraman. Kiraman bene imana, yego akaba ari na Munyakazi cyane. Kiraman nguhaye inka wamfura. Ubu baye umugaragu wanjye mbaye shoboka, uzemera kunyoboka? Amashyi menshi cyane ko nanjye muhatse Kiraman. Hagati aho rero hari impano ya nyuma isoza muri special gift zateguwe kuri uyu munsi. Uyu mugabo musoma muri Bibiliya, ukamusanga mu bikorwa byiza, ukamusanga no mu gufasha abantu cyangwa se kubapfungutira bakagera kure. Harabonye interview bwa mbere, ariko basigaye bibuka ayo mateka. Buriya kandi buriya kugira ngo ube promoter nuko ufite promoter, ufite n'ibintu promotion. Promotion. Reka nongere nakire umwe mu bagabo bakomeye mu itangazamakuru mu Rwanda, bita Morodekayi. Morodekayi ni umugabo w'umunyabigwi, ni umugabo uba hafi abantu kugira ngo bamenyekane. Imbere y'igitero nanjye nanyuze mu biganza bye ubwo twakoranaga icyo bita wedding show kuri Empire. Ni umugabo rero ufite icyo umuntu yamwibukiraho, Morodekayi. Morodekayi, thank you so much. Akaba iwe wahimbye channel cyangwa se shene bita Empire. Imana imumugisha kandi akomeze, Imana imukomereze amaboko, akomeze imuhe kuzamuka mu bigwi no mu birindiro kubera umurimo mwiza bene Imana akora. Impano rero isoza izindi, yego rero akaba ari impano yagiye igategurwa n'abakozi b'Imana. Yego basize amavuta, yego batanga ubuhamya,
ubutumwa n'ubuhamya bwabo bukabavugira bikagera kure. yego Reka twakire rero impano ababyeyi b'abamama pasiteri bateguye bagomba kwiga. Bababyeyi beza abamama pasiteri bakoranye umurimo w'Imana, bakaba hafi abana, bakabasengera, bakavuga ngo Mana ibi birori turabikoranyije turabikweretse, batambuke batanga impano bateguye. Abari aha bitari bya bindi bya imenagitero na bene Imana, mumfashe duhuze ibiganza bijyana amashyi dushimire aba babyeyi, tubakomere amashyi menshi cyane rwose. Akaririmbo k'abana bajyaga baririmba umwaka utangiye baravuga ngo haleluya Imana izabafasha izagura umwaka mushya. Ntabwo nakwibambirwa rwose kuko umwanya wanyu. Umwuzukuru w'inganzo aducukiriza iyo mbyino, atuzamurira indangururamajwi twumva ubutumwa bw'ababyeyi. Murakoze cyane. Natwe turi itsinda ry'abadamu b'abapasiteri dusengana na mama wa Pasi. Dushima Imana kuri uno munsi kuko mu byo tuba dusengera n'ibi ngibi birimo. Tuba dusengera abana bacu ngo bave mu ntambwe imwe bajye mu yindi. Dushima Imana rero ko uyu munsi Pasi avuye mu cyiciro cy'abasore agiye mu bagabo. Nishimwe dufite, tumuhaye impano kandi tumwifuriza urugo rwiza, rwa rundi tujya tubasabira iyo dusenga. None umunsi tubiyeretse Imana ngo izamwubakire urugo rw'umugisha. Murakoze cyane. Amashyi menshi cyane bene Imana. Wari ubizi neza ko nta pasiteri udafite umugore? Ntabwo byakunda. Ubutumwa butanga bwawe burimo n'irari. Ariko bagutegeka kumugira akube hafi, akube hafi, abwire ngo ibi ngibi ni ibigeni. ajya kontorora amarangamutima y'irari ryawe. Iyo umaze kumugira irari riba rirangiye ko ntabwo warerekera ibyo ufite. Hagati aho ngaho reka mbwire mama aga ataragenda atarajya kure, mama dushyire agapfundikizo ku mpano. Mama Pacifique ushobora kuvuga ngo mama aga akabura. uvuze mama aga abantu bashobora kugira ngo n'undi muntu. Mama Pacifique tugusabe wegere umuhungu wawe. Ahangaha rero reka mbwire na papa Pacifique nawe ashyike ijoro. Ubwo papa aga urabyibagiwe? Nabonye nza guhamagara Papa Pacifique utambuke mwegere abana banyu, maze papa Pacifique we aze guhagarara no hafi ya kano gaseke kashushanyije hasi, abanza bitegereze neza tumubwire igikurikiyeho, maze wubure amaso urebe abakuri imbere. Aba bantu ubona bari imbere bose ni abawe. Bavuze bati k'uyu munsi nk'uyu tukugeneye impano yihariye, ariyo mpano isoze zose, dukundire yakire, baragukunda ibihe bibi. umwanzi ukwanga arakameza urwiri mu rwina, aragakuka amenya ibigori byeze, aragapfa amaso ibirori bije, cyangwa se arakanyagirwa n'imbura ibicupa by'amacupa barakagwa n'ishyanga, barakihisha mu mugino mu gishuje. tutaza kurenza ikinyarwanda.